Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero mbere y'uko ureba ino video kanda subscribe kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626, aho waba urose mu gihugu tugufashe kubona kode, yaba iyo gushaka uruhushya rw'agateganyo cyangwa se iya kategori. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira, turakwigisha mu buryo bwa online. Twandikire kuri 0788351626 tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo baba baduhaye ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Ari ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Mbega ngo umuhanda udakomeza, sega ngo ntibyemeye guhindura icyerekezo ibumoso, deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyanya cyo cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro ni isoki kuri nta kindi ni B. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kino cyapa kiranga ko aho giteye umuhanda udakomeza. Ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Nikiramuka kije mu kizami urakora mu kanya uhita ugikora. Uri hafi gukora ukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho abari ryagufasha kwakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A irabo ngo santimetero 25, B ngo santimetero 125, C ngo santimetero 45. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ikintu bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali, turaza twakwigisha iwawe tukigana turi kumwe. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626 tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, C ngo itara ndangaburumbarare, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. No kuvuga ngo ikinyabiziga nishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe, ariko mwayano matara baduhaye kwa bino bisubizo 4 baduhaye harimo igisubizo cyo cyemerewe kuba ayo matara yarenga 2. Ni ayahe rero?
ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro n'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 ndangamubyimba. Ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenga 2 ndangacyerekezo cyangwa yerekana icyerekezo, mwebwe mubyita ngo ni ibinyoteri, cyangwa se kikagira amatara arenga 2 ndangaburumbarare. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko ibisubizo byose ari byo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, ni icyo ku cyapa. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ikirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki rero? Mu byapa byo ku mihanda hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Araho ngo umuhanda wubatswe nabi, bega ngo agacuri kateza ibyago, sega ngo umuhanda utaringaniye. Mu gihe kuri D bari tubwira ngo akazamuko gahanamye. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kucya kikugora. Kuni iyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse na bino bibazo babazaho. Rero kugira ngo ntibikugore, so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Uri gukosora kino kizamuka wana ari ikintu kiri kugugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nazagishyira ko zahita ukibonera ku gihe. Wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntiyashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, D ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo neza neza bakibaza kimeze gutya ariko bagahindura ingero. Hariya bavuze ngo metero 1 na santimetero 50 bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe ziriya metero bazishyize mu ki? Bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100, cyangwa se bagafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero. Ibyo byose nibi babikora ntibizakugore. Ndakeka ko rero hano wowe wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, abari metero 1 na santimetero 90. None hari ikibazo babaza neza neza kimeze gutya, kino gisubizo ntibagishyiremo. Mu gihe batagishyizemo uzajya uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Kibaza ngo iki kirabaza ngo ni byari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo bintu se ahubwo bibaho? Niba bibaho se bishobora kubaho ryari? Nibyo tugiye kureba. Arangwa igihe kigenda hamanuka, mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, sega ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo uvuze ngo ibisubizo byose nibyo, ndakeka ko mumaze kubimenya. Washatse kwa ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri ndetse na C akaba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga nibwo ikinyabiziga kiba gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Buretse kuba kiri kugendesha amapine bari kugenda bagikuruye, ntabwo moteri iri kwaka na vitesse ntabwo iri gukora. Ndakeka ko namaze guhitamo rero B. Ndakeka ko namaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo
cya karindwi kibaza ngo iki kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: niba ufite ikinyabiziga kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa se kiriho ibyuma ntamenywa bishobora gutuma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, bino binyabiziga ntibishobora kugenda mu nzira nyabagendwa mwa ino mihanda yacu bidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rero rutangwa nande rwo kuba rwakwemera gutwara icyo kinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cya nyacyo kimwe ucyandike ku gapapuro. Ari ngo polisi y'igihugu, beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, seka ngo minisitiri w'ingabo, deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona izo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba bifite mu nshingano. Ndakeka no muzwita muri B, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200 ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Umuyobozi ntabwo ari kureba neza imbere ye. Kubera iki? Kubera ko wenda ni igihe cy'ibihu, hari ibihu, nk'igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se akaba ari igihe cy'izuba akaba ari nk'umucucu mwinshi ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga atari kureba muri metero 200. Rero no mukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, hari ukuntu aba agomba kugaragazwa. Agaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, beka ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cya nyacyo kirimo cyangwa se nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kibaza ngo kirabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Hari igihe umuntu mubwiye kunyuranaho ntamenye ibyari byo, wamubwira kudepasa agahita amenya ibyari byo. Kunyuranaho ni ikinyarwanda cyiza bakoresha, bazanakoresha bari kukubaza mu kizame. Kunyuranaho bikorerwa, ese kudepasa bikorerwa ari ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Beka ngo igihe cyose ni ibumoso. Seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iyo bavuze ngo kunyuranaho bikorerwa, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko birashoboka ko ushobora no kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo cyangwa bitewe n'ahantu wowe uri kwerekeza. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko kuri B baramutse banditseho ngo kunyuranaho bikorerwa, ukabona ko kuri B banditse ngo ni ibumoso, wahita uhitamo B. Ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko muzwitamo D, ndakeka ko muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki kibaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi abagenzi bategetswe. Hano abagenzi bavuze ntabwo bari kuvuga abanyamaguru, bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Ikindi iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Rero ubugari bw'inzira nyabagendwa cyangwa bw'umuhanda abagenzi bagezemo ni buhagije kugira ngo mubisikane nta nkomyi. Mubisikanye mwateza inkomyi.
rero muba mutegetswe iki? ari aho kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, sega ngo koroherana, ndeka ngo gukuraho inkomyi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi cyo kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni iki, hano iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muba mugomba koroherana. Ni ukuvuga ngo niba mugeze hariya ahantu mukabona umuhanda urafunganye, njya mbona abantu benshi babyubahiriza rwose, ukabona baroroheranye, umwe aramanjira atambuka, umwe abaye nk'usubiye inyuma akareka umwe agatambuka, uyamara gutambuka undi akabona kugenda. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze mwahagarara mukazahava ryari, nabyo ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Gukuraho inkomyi ni nko kuva mu kinyabiziga mugasiza mukongera umuhanda, nabyo ntibibaho, ahubwo muba mugomba koroherana. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Tunaguha imyitozo myinshi iragufasha kwitegura kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ukeneye kwiga ukazakora rimwe ugahita utsinda, ukoresha iyo nimero, kaduha amasaha ubona akunogeye, ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha, tukaba twizeyeho nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi cyo uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha turi kumwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero rero, ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko mugiye kubyubahiriza, ndakeka ko mugiye kubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri, yifuza kubinyuraho n'iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, imbere yawe hari ibinyabiziga bibiri ushaka kudepasa. Ese washingira kuki mbere yuko ubinyuraho? Bino binyabiziga bikuri imbere, ibi ngibi uri kubona kwa rino shusho. Ese washingira kuki ugiye kubidepasa cyangwa ugiye kubinyuraho? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo ugomba kuzinyuraho zombi, mbega ngo si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Seka ngo ibyapa byaho ageze ntibimwemerera kunyuranaho, ndeka ngo imbere hari inzira y'abanyamaguru. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Murabizi kunyuranaho mwikona ntibyemewe kuko uba utari kureba imbere neza, imbere yawe neza. Noneho ikindi kunyuranaho utari kureba imbere neza, wenda hari nk'ibihu byinshi, nabyo ntibiba byemewe. Ugomba kunyuranaho ari kuri kureba ko imbere uri kuhabona neza, uri kubona ko utageze hariya hari imirongo idacagaguye, iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda ukareba ko idacagaguye ntabwo udepasa, iyo icagaguye uba wanyuranaho. Ukareba ko rero hari n'ibyapa bikwemerera kunyuranaho. Rero si byiza ko uba wazinyuraho utabasha kureba imbere neza, ariko n'ibyo ngibyo uba ugomba kubimenya kugira ngo niba bikubaza uzabisubize warabyumvishe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ese wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ahantu hari hafi y'inzira ifunganye, ariko ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ubwo bivuze ko kiri kuza cyo kigusanga. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza. Aravuga ngo agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. Mbega ngo kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Seka ngo gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda, ndeka ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare.
ese hano urabona igiso cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ugiye mu kizame ubonye mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ukumva harimo ibintu byo kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo ngibyo ntabwo nkubwiye ko 100% ari ibisubizo bya nyabyo, ariko nubona nta kindi wizeyemo 100%, uzabihitemo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Murabizi hano dukosora ikizame turi no kugenda tukubwira amabanga yuko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndakeka ko hano twitamo B, ndakeka hano twandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umuyobozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ese ugeze hariya kwa bari ibimenyetso bimurika, mwebwe mu ndimi z'amahanga murabyita ngo ni feruje, ugasanga ntabwo biri gukora, ariko ahasanga umuyobozi ubifitiye ububasha. Ese uba wakora iki mu gihe aguhaye kino kimenyetso? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari aho gukata ibumoso gusa, B ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere, C ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, D ngo gukomeza imbere gusa. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ugeze hari ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Iyo video narayibakoreye n'ibibazo babazaho iri kuri YouTube channel yanyu, rero ukasanga ntabwo biri gukora, hari igihe bigera bigapfa. Rero mu gihe umuyobozi ubifitiye ububasha guhaye kino kimenyetso, ese uba wakora iki? Hano rero iso cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Kubera iki? Kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi. Kubera ko hahuriye imihanda myinshi mwese ntiyabemerera kugenda, aguha kino kimenyetso ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, abandi bagatambuka, nawe akaza kukugeraho akakureka ugatambuka. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C, ndakeka ko kwandika ku gapapuro. Utaye wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita kugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwazino bagiye kuduha, ukaba urumuri rwana ayo matara y'indangacyerekezo akaba yagaragara, ukaba wayabonera mu ntera imwe mwazino baduhaye. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Araba ngo metero 100, B ngo metero 200, C ngo metero 150, D ngo metero 250. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu rukerera. Nabonye hari umuntu umbwira ngo yari yaragize ko ari ngo ni mu rukerera, ngo akaba ari mu rukerera. Oya, bishobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko hakaba hari ikirere gikeye, ijuru rikeye nta kicu kibuditse gihari, nabyo babyita ko ari igihe ijuru rikeye. None ni mu ntera ingana iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari metero 150. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya metero 150. Nkomeje gushimira abantu bamwe muvuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari abagaruka bakabyandika muri komenti, hari abaduhamagara, hari abatwandikira, mutuma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe nta handi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hasi hasa umukara, ntabwo bigoye, ugakanda subscribe. Umaze kuyikanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero mugiye kubikora kugira ngo nimugerwa muzakore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira.
ese ashobora gukoresha ubuhe buryo? Arangwa inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Wagiye ahantu ikinyabiziga cyawe gihera mu cyondo, ikintu uba ugomba gukora, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo bagikure aho hantu cyari cyaheze. Iyo bavuze inziga, ese wumva icyo ari cyo? Iyo bavuze inziga ni ukuvuga ngo imipine. Ndakeka ko uramaze guhitamo B. Ndakeka ko uramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Ariho ngo kuri metero 4. B ikaba ngo iki? B ikaba ngo kuri metero 3 na santimetero 50. C ngo kuri metero 3. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Washobora kugera ku bipimo bingana na metero 3. Ubundi biravuga ngo kino kibazo iyo bakigwaye bino bipimo babishyize mu kibazo, bashyizemo metero 2 na santimetero 75 bigera kuri metero 3. Iyo batabishyizemo bino bipimo, ko ndabizi ko hari n'ikindi kibazo babaza kimeze neza gutya, ariko bino bipimo bavuze ngo bishobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ntibabishyire mu kibazo. Kuzahita uhitamo ko ari metero 2 n'ibice 75. Biriya biri mu kibazo nibyo bizaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe babishyize mu kibazo uzahitamo ko bishobora kugera kuri metero 3. Ndakeka ko uramutse duhitamo C. Ndakeka ko uramutse tuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Igira ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo muri metero 200, beka ngo metero 100, sega ngo metero 85, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba ngo kilometero 10 mu saha, B ngo kilometero 20 mu saha, C ngo kilometero 30 mu saha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Mu gihe guca ku nkomyi, umuyobozi w'ikinyabiziga bashobora kubasigira metero 1 kugira ngo mugende mu muhanda abayamaguru batambuke batagombye kunyura mu nzira nyabagendwa se cyangwa mu byo bita umuhanda. Rero iyo bidashoboka ko babasigira ako kayira ka metero 1,
umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guca kw'iyo nkomyi afite umuvuduko runaka. Uwuhe? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi. Ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande kibwe n'ubwaromaro cyikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubuhe bugari? Aravuga ngo metero 1.25. B ngo santimetero 30. C ngo santimetero 75 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni santimetero 30. Hari igihe uzabona basubije ngo ni metero 1.25, ikindi gihe ubone ko bavuze ngo ni santimetero 30. Ese basubiza metero 1.25 ryari? Basubiza santimetero 30 ryari? Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, usubiza ko ari santimetero 30. Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, usubiza ko ari metero 1.25. Ndakeka ko menya hano bitandukaniye. Ndakeka ko niba ramuka kibukubajije none bavuze ngo idafite, uzahita uhitamo igisubizo cy'ukuri kuko mba narebe kubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B ngo kutayitaba. C ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba kuko murabizi gutwara uri kuvugira kuri telefoni ntabwo byemewe. Ndakeka no muzitamo C, ndakeka no muzikandika ku gapapuro. Kwibutsa ko kino kizame cyose kiba kimaze gukorwa n'ahandi wagisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Jyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe hakande kugira ngo niba uri hafi gukora ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe kuko bari icyagufasha ko wakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi ushaka kode cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online uratwandikira kuri 0788351626 tukagwigisha waba rose mu gihugu mu gihe gitoya. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.